ubwo ubugari bwarahiye nshaka isosi ndayibura, ariko nibuka ko mfite amazi, mfata amazi ndayatekarabira, ndagenda mbyutsa umutware ntibyukurye, kubera ko ubugari nari nabushize ku iparato, amazi nyashyira mu isorori. Umugabo araza akaraba intoki, yihutiye gupfundura isorori kuko yarazi ngo harimo isosi. Apfunduye ati ntaya nayo turakaraba, nti ni isosi. Ati ngo iki nti ni isupu. Nibuka ukuntu Imana yambwiye ngo urugo rwanjye ruzifuzwa n'uwari we wese. Navuga numva rero Imana ishobora kutanyumva, reka mbwire Yesu niwe waducunguye. Nti Yesu, ubu bugari busigaye wowe naswo n'umwuka wera ndabubazanira ku musozi, ndabirambiwe, namwe mu bujye mwumva uko inzara ijyana hoshi. Amina. Kare mfata umwuko n'agasafuriya n'amazi, ndagenda nyuriye ishamba, mva ahantu hitwa ku Kabatwa n'amaguru, ndagenda ngera i Musanze ku musozi wa ndabirambiwe, nakoresha amasaha 5 n'igice. Narihereye navuga nti Yesu nta mikino, wowe naswo n'umwuka wera, ubu bugari ngiye kububatekera, namwe muze mu buryeho shi. Amina. Nabutekanye umujinya, umuriro uraka, ndawuteka, ubugari burasha, nta sosi natetse. Ndangije ntireka hariya ntegereza Imana. Pagani akorera shitani ku mugaragaro, ariko mvukira muri uwo muryango abarimwo nisanga, ngira amahirwe rero Imana impamagara nkiri mutoya, kuko nakomeje kubivuga, impamagara mfite imyaka 9, binyuze mu nzira zikomeye, ariko ndashimira Imana ko idaha agaciro aho tuvuka, ahubwo iha agaciro ikizadukoresha, ikizabakoresha. Ubwo buzima babagamo akenshi abana bavuka, niba uvuta ugasanga papa wawe n'umushoferi, nawe wumva ko inzozi zishobora kuzaba umushoferi, cyangwa se ari umuhinzi, ari umupasiteri, cyangwa se kuko ari umupfumu. Hari igihe bikototera. Wowe icyo kijyanye n'imirimo ya Satani yakoraga yo mu mwijima, ntabwo byigize ubitekerezaho, cyangwa se utekereza impamvu yabyo, ko n'ibintu yakoraga yenda namwe mubona, abantu baza bamureba mubona, ubwo buryo ntabwo we bwigize bukugiraho ingaruka? Ngiye kuko nari nkiri umwana, ntabwo nari nagasobanukirwa ibyo ari byo, gusa nakuze kunda Imana, kuko nubwo papa yakoraga ibyo, nge ntabwo nari nzi ko ibyo bintu bibaho. Nabifataga kuko nari ndi umwana, nta mbaraga nabihaga, nakundaga kujya mu rusengero, ariko papa kanga ko tujya mu rusengero akatubuza, kandi we ubwe yiyitiriraga ko ari umudivandiste, ariko yabona twagiye gusengera ahandi hantu turi abana, twagiye gushungera kwa kundi abana bashungera, akabyanga. Ko ndibuka umunsi umwe, kubera ko ntari nagasobanukirwa ibyo ari byo, twebwe ubundi wacu twajyaga inyama rimwe mu mwaka, twazijyaga ku itariki ya mbere, ni ku itegeko ryarivuga kuri bonano, ku bunane, nuvuga ngo twajyaga inyama buri tariki ya mbere. Ariko mu buzima busanzwe nge ngakunda inyama. Umunsi umwe rero papa aratubwira ngo inyama z'uwo munsi ntabwo turazirya, kandi ubwo nkunda inyama kubi. Aravuga ati ntabwo turazirya, izi nyama ni iz'abakurambere. Nge nari nzi ko abakurambere ari abantu. Ndamusaba namubwira papa, izo nyama uraha abakurambere wampaho? Arambwira ngo ya ni iz'abakurambere, ahubwo ni weho ndaziha uzijyanira abakurambere. Ndibuka yazokeje mu ziko, zirahumura cyane, numva ngo izipfa, ndamusaba aranyima, hanyuma arambwira ngo ni weho urazijyana. Mu mutima ndatekereza, ndavuga nti ningera aho abakurambere bari, nge ndabasaba. Papa aranyimye, ariko ndisabira abakurambere. Urumva nari ndi umwana, sinari nagasobanukirwa ngo nibiki, nahinzi ngo abakurambere ni abantu. Papa yampaye inyama, arambwira ati ntuzirye, ni iz'abakurambere. Ndazijyana nzigejeje mu kazu k'ibyatsi, kuko papa yagiraga utuzu twinshi tw'ibyatsi yaterekereragamo. Ngeze muri ka kazu nshaka abakurambere, n'abakurambere ndababura. Ntabwo nubwo abakurambere bazereye, ubwo nabo babungeye. Sinzi iki Kinyarwanda uracumva, ariko mvuze Ikinyaruhengeri. Ubwo abakurambere bazereye, ngiye guporofita nirireho, mba ntangiye kuryaho akanyama kamwe. Noneho mama, nubwo papa yari umupagani, ariko mama we yatinyaga Imana,
ariko imana yari izi hari ko mama azanayikorera. Ndashimira imana imenya ko umuntu azayikorera. Mama agira ubwoba, atinya ko izo nyama ndazijya kuko arazi uburyo nkunda inyama. Aza ari kwiruka arampamagara arambwira ati Nyirapasika, ndamwita Bakarame, arambwira ati izo nyama ntuzirye. Ariko nawe namaze kuryaho kamwe, ndamubwira ni kubera ati ntuzirye. Ndavuga nubwo rero ubwo batari kundeba kanirireho n'akandi, mbandiyeho n'akandi, mbandiye dutatu. Ati ni koko watinze, ndi gutereka neza. Ati sohoka vuba vuba. Ndasohoka ngira amatsiko, ndamubaza ni mama kubera iki wari uri kumbuza kurya ku nyama? Arambwira ati ziriya nyama iyo uziriye ntabwo ubyara, nta nubwo ushaka. Numva ngize ubwoba. Noneho mu buzima busanzwe kuko iwacu nari Bucura nakundaga abana. Wari waravutse no kuri Pasika? Nari naravutse ari kuri Pasika. Hanyuma rero ngira ubwoba, mbwira mama nti iyo umuntu azira ntabwo abyara, ntabwo ashaka. Ati niko biri, iyo uziriye ntabwo ubyara, ntabwo ushaka. Ndangije ndamubwira nti naziriye. Atayiga mana, ati ntabwo uzabyara, ati ntuzashaka. Ariko ndashimira Imana ubu ndi mama Baraka. Kuri Imana yabwo icyubahiro. Ntabwo amubwiye ko waziriye wenda ngo bakujye kugukorera indi mihango ya gipagani? Nta mihango bankoreye, ariko baramenye ko waziriye. Arambwira ngo ntabwo nzabyara, ariko ndashimira Imana ko inyuranye amaboko. Ubu ndi nyina w'abahungu n'abakobwa. Nuko ubwo utangira ishuri nk'abandi bana, Imana igufiteho umugambi yuko uzayibera umukozi wayo w'umuhanga. Ihamagarwa ryawe mbere y'uko riza, hari ubwo wari wagize wiyumvamo ko ugomba kuba umukozi w'Imana, ukaba umuhanuzi, ukaba umuvugabutumwa, ukaba umuntu w'umunyamasengesho usengera abantu bigakunda? Byigize bikubaho mbere yuko Imana ikwigaragariza mu nzozi? Nakundaga kujya ahantu hari amateraniro, ngakunda kuja gushungera nk'abandi bana, ariko inzozi zanjye numvaga ko nzaba umuririmbyi. Nakundaga abaririmbyi cyane, ahantu hose numvaga haraje abaririmbyi najyagayo. Icyo gihe wari umudivantiste n'ubundi? Nge kuko nari ndi umwana ntabwo nari nakamenya ngo idini najyamo n'irihe. Aho wumvaga bishyushye niho wajyaga? Gusa papa yadutozaga kubyina, twirirwaga turabyinira ibyo bigirwamana, ariko nge ntazi ibyo ari byo. N'uyu munsi wa none ubu nzi kubyina. Mwajyaga muri iyo mihango? None bituma nkunda kuririmba. Yego. Munaririmba, munabyina, icyo gihe nawe ukajya no mu rusengero ugasanga iyo mirimo irakorwa, uravuga ati nayo numva ashaka kuzajya hanze? Nkumva mbese nkumva nkunze inzu y'Imana. Igihe kiragera uburahamagawe mu buryo navuga ngo butunguranye bunatangaje. Hari abahanuzi babaho, hari umuntu wari wagize abiguhanura cyangwa se abikubwiraho ibyo hamagarwa ryawe? Oya, nta wari warageze abimbwira kuko ngewe nahamagawe ndi muto, ntabwo nari naragasobanukirwa nk'uko nabikubwiye. Nari mfite imyaka 9. Nta muntu wari wakampanura, ntabwo nari nzi ko Imana ivuga, gusa numvaga ko Imana iriho, ariko ntabwo nari nzi ko hari abahanuzi. Amasaha y'ijoro byari bimeze gute umuhamagaro wawe utangira? Nari nsinziye bisanzwe kuko nararaga njyenyine, iwacu ninje Bucura. Hanyuma ngiye kubona mbona icyumba ndyamyemo gise kibumuco, ubwo nahise nkanguka. Hari muri Nyakatsi n'ubundi? Twari dufite inzu y'amategura. Hanyuma ngiye kubona mbona mu cyumba cyose hari umuco, mbona marayika amagaze hejuru. Ntabwo nasobanukiye ko ari marayika, nabonaga ari umuntu wambaye imyenda y'imyeru. Naje kurebana nawe mu maso simurebe neza, gusa ubwize yari afite bwamenaguraga amaso yanjye. Hanyuma atangira kumbwira, arambwira ngo ndi marayika ugutumweho, ntumwe n'Imana kuza kugutoranya ngo ube umukozi w'Imana. Hanyuma nta kindi tuvuganye, nagiye kubona mbona afashe inkota ahita kubita ku mutima wanjye, umutima uhita urangara. Ku myaka 9? Ku myaka 9. Ubwoba ntibwagutaha icyo gihe? Urumva nyine nari meze nk'umuntu uri ahandi. Hanyuma yakoze ikintu gikomeye, mbona akoze mu mutima wanjye, ari gukuramo ibintu by'ibisimba by'ibinyamaswa. Ibinyamaswa bitandukanye, kabona ari kuvamo n'inzoka n'ibikeri byinshi. Ndamubwira ngo ibi bisobanurike, arambwira ngo ni karandi ziwanyu ndi kugutandukanya nazo. Hanyuma rero amaze kubikuramo byose, yafashe igitambara cy'umweru ahanagura mu mutima,
amaze kuhahanagura mbona azanye agati keza gafite udushami tubiri, arangije atera mu mutima, ariko ako gati nabonaga kariho imbuto. Hanyuma muri wa muco nagiye kubona mbona inuma nziza y'umweru iraje, ihita inyura mu kanwa ndayimira, ndeba ko ndayibona isohokana hahandi marayika yasatuye, ndabibura. Ngiye kubona mbona azanye ikindi kintu kimeze nk'umuzingo antamitse mu kanwa. Uko imvaho za kera zameraga imvaho, nabonye kizinze nk'imvaho, mbona gicocometse mu kanwa, antegeka kukimira. Nacyo nibwira ngo kirasohoka, mbona ntabwo gisohotse. Arangije ahita afunga, arangije arambwira ngo uhereye uyu munsi ubaye umukozi w'Imana, uzayikorera kurinda ushaje. ku myaka 9. Ku myaka 9. Hanyuma rero nameze nkongeye gusinzira, kangutse ngira ubwoba bwinshi bw'ibyo warose. Bw'ibyo narose. Ariko muri kwa kugira ubwoba nahise numva ijwi rituje rimpamagara mu mazina, rirambwira ngo Nyirapasika. Ndakebaguza ngira ngo ni papa umpamagaye. Rampamagara ubwa kabiri, rimpamagaye ubwa gatatu, nditaba. Rirambwira ngo ugiye kunkorera, uzankorera kurinda ushaje. Kuva icyo gihe nibwo nagendaga numva ijwi ry'Imana rikampamagara, n'abandi gukina n'abandi bana, numva ijwi ry'Imana yambwiye ngo va mwabo bana, genda jya ku ruhande mvugane nawe. Guco naba ngiye kuvoma, mbese ryampamagariraga igihe rishakiye. Ariko papa aza kubimenya, atangira kundwanya. Yabimenye bigenze gute, biturutse kuki? Abazimu be bashobora kuba barabimubwiye. Kuko yaratangiye arambwira ati niko ibintu by'abarokore wishizemo, ntabwo nta by'abarokore, ati nongera gusubira ahantu bari kuririmba nzakwica, ibintu nk'ibyo. Ariko Imana ikomeza kundinda, ibana nanjye. Intambara nk'izo zitoroshye z'umubyeyi wari uri muri iyo si, ngire ngo nizo zishaka ko tugaruka. Ni ryari byakomeye cyane ugatinya ko yenda ko umubyeyi ashobora kuzakwica nk'uko yari yabivuze, cyangwa se akakora ikindi kintu kibi, bituruka kuko wakoreraga Imana, wakorera Satani, kandi wafite imbaraga nyinshi n'ububasha kuko yari umubyeyi wawe ukubyara, ugatinya ukavuga ati Imana ibintu mbivuyemo? Wigeze utinya gusubira mu murimo w'Imana bitewe n'uko papa yabikubwiraga gutyo? Oya, ntago nabitinye. Nafatiyeho nkomeza ako kanya, ahubwo nagiye kubatizwa. Nabatijwe mu rugo batabizi, nta nubwo nigeze nigira umubatizo. Byagenze gute? Bagiye ko nabona gusa nabatijwe. Byagenze gute kugira ngo bitegure? Yewe nakurikiranye amakuru, menya ko ku rusengero, kuko hirya yacu habaga urusengero wa ADPR, muri ADPR ahantu hitwa Mucambara. Menya ko babatirizaga ahantu hitwa mu Bigogwe. Hanyuma rero menya umunsi bazabatirizaho, ntago nge nigeze nigira umubatizo. Hanyuma ndagenda nta n'imyenda mfite yo ndambara mvuye mu mazi, ngenda nambaye imyenda mfite nta yindi mfite ndambara mvuye mu mazi. Ndagenda rero ngeze kuri paruwasi, abantu barabatizwa rero babahaga amakanzu y'imyeru, barajyana mu mazi bambaye. Hanyuma mbona batonze imirongo. Uzi ukuntu nabigenje, babatije uwa mbere, babatije uwa gatatu, ngiye batari bampa ikanzu kuko urumva sinari ndi mu mubare. Nahise nshunga umuntu uvuye mu mazi, ndamubwira ni nanjye ndi ku rutonde rw'abarabatizwa, mpereza iyo kanzu. Ahita yimpa ndayambara. Maze kuyambara bagiye kubona babona nanjye mbise mpagarara kuri Yorodani kandi nambaye ikanzu y'umweru. Nabwo ati uwo mwana ntago tumizi ibintu nk'ibyo. Umushumba wari uharavuga ngo uwo mwana ni mu mubatizi. Barambatiza nkiri mutoya cyane. Maze kubatizwa rero navuye mu mazi, ikibazo kiravuka mbura ibyo ndambara, kuko ya myenda nari mfite iyo nari nambaye nayijyanye mu mazi, nageretseho ya kanzu y'umweru nyijana mu mazi, mvuye mu mazi mbura ibyo nambara. Ako kanya bahise bategeka ko baje kungurira imyambaro, banzanira imyambaro ndambara, nuko nabatijwe. Iyo ntegura umubatizo cyangwa nkavuga ko ndabatizwa, ntago papa yari kubyemera. Ko musaza wanjye nkurikira Semajeri amaze kubatizwa, papa yamuciye mu rugo, arirukanka aramwirukankana mucya mu rugo. Urumva rero nanjye yo mbivuga ntago yari kunyemerera, bituma mbatizwa mu buryo butunguranye. Ariko nge ngeze muri Yorodani nuzuye umwuka wera, mvuga n'indimi. Ni naho nahise nuzurira umwuka wera, mpita mbona n'impano ako kanya ndi mu mazi. Yego,
biba bitangiye gukunda icyo gihe na mbere marayika akimara kukubonekera nibwo watangiye kubona n'izo mpano nibwo zatangiye kuza hari ubutumwa cyangwa se imana yaba yaraguhaye mbere y'uko ujya mu mazi menshi ko yari yamaze kugushyiraho imana kubera ko imana imaze kumpamagara yagendaga ivugana nanjye ikavugana nanjye n'icyo gihe cy'umubatizo rwose imana ni nayo yanyeretse ko inshigikiye kugira ngo nshobore gufata icyemezo cyo kujya mu mazi menshi ntarize byatewe n'ijwi ry'imana ryampase imana irambwira ngo genda ubatizwe ndabana nawe ndabana nawe icyo gihe rero uvuye kubatizwa amakuru abageze mu rugo uhageze byagenze gute ko wumva basaga naho babimenye kandi batabikunda na gato byabaye intambara ariko nkomeza kurwana intambara ugeze mu rugo ubwo urumva ababyeyi barakwakiriye barabimenye ubona ko ibintu bihinduye isura mama we yabyakiriye gute papa yari akiriho hanyuma papa yakoresheje uburyo ki yabinkuramo atangira kuntera ubwoba ariko imana ibana nanjye agategura kunyirukana rimwe na rimwe akanyirukana ariko imana igenda ibana nanjye icyo gihe warigaga mu mashuri ayabanza byari bimeze bite icyo gihe nigaga muri primaire mu wa gatatu kuki watakwirukanye kandi umuvandimwe yari amaze kumwirukana mu muryango binaturuka ko mwese mwari mugiye gutangira kuba abakozi b'imana mu gihe we yari ari mu bitandukanye n'umurimo w'imana kuko nari bucura mama yandwaniraga intambara ikomeye cyane rimwe na rimwe akampisha papa akaza akanshaka akambura mama ari we wampishe ariko burya imana ni inyabwenge imana yari izi ko mama azayikorera ubu mama ni umudiyakoneze ni ukuri imana ihabwa icyubahiro cyane imana ishimwe papa aracyariho yarapfuye imana imubabarira ibyaha byose reka dukomeze rero ubwo icyo gihe uratangiye ugiye mu mashuri abanza umurimo w'imana ubundi byeruye watangiye kuwukora ryari impano zayo zari zikuriho watangiye kuzikoresha ryari ko icyo gihe wumva byari ibihe bitoroshye cyane kuri wowe mbere y'uko ugera muri bya bihe watangiye guhanurirwa ko imana izagukorera ubukwe izagushyingira izaguha abana kandi mama ye yarakubwiye ko kubyara bidashoboka kubera ko wariye kubizira icyo gihe nahise nkorera imana guhera ku iyo myaka 9 ndibuka ko nabatijwe maze kubatizwa nakomeje gukorera imana nkajya ndaja mu byumba by'amasengesho ngahanura bakampa ijambo ry'imana nkabwiriza impano yo kubwiriza yakomeye mfite imyaka 12 kuko natangiye kujya ndabwiriza ndi kuja mu butayu tukaja ahantu hitwa ku ibere rya Bigogwe twabwiriza ndibuka ko hari igihe rwose twajaga kurira n'urutare turi gusenga icyo gihe nari mfite umwuka wera cyane ko urumva nibwo nari ngihamagarwa nkagenda mu nzira ndi kubwiriza nabona ibisimba nkabyica mbese umurimo w'Imana ukomeza kwaguka muri nge kugeza ubwo menyeye ubwenge kugeza ubwo nsabwe kugeza ubwo nshingiwe ariko mu myaka 16 Imana nibwo yambwiye ko impaye umugabo binyuze mu ndi muhanuzi ni umuhanuzi witwa Esther ubu atuye Kicukiro arampanurira arambwira ngo Imana iguhaye urugo rizifuzwa n'uwari we wese nanjye ndikiriza ntamina ariko ntasheringera amina nibyo gukundana warabitinyaga nta nibyo gukundana narabitinyaga urumva kuko nakuriye mu Mana nageze igihe cyo gusobanukirwa ndi umukristo yego kuriya abantu bavuga ngo banyweye inzoga ngo barasambanye nge ntabwo ibyo nabyigeze kuko nakijijwe ndi umwana muto ni ibintu by'umugisha cyane ukomeye kuri wowe ubwo buhanuzi uburabubitse ukomeza umurimo w'Imana muri iyo myaka urumva nawe wakoraga umurimo w'Imana ni ryari Imana yagukoresheje ibintu bikomeye cyane nawe ukibaza Mana ibi bintu bigenze gute kuko bikunda kubaho cyane nubwo waba usanzwe ufite ayo masezerano ndetse n'izo mpano z'Imana bibaho kenshi cyane ko muri iyo myaka y'ubuto Imana yagukoresha ibintu nawe ukagiramo ubwoba wibaza kubibaye ni byinshi cyane Imana yagiye inkoresha ndibuka hari umumama baroze ari umugeni bamuroga ibisazi ava mu rugo rwe
hanyuma njye na musaza wanjye witwa Semajeri nyine twaragiye turamusengera, twamazeyo iminsi 3. Imana idukoresha ibitangaza, turamusengera arakira. N'uyu munsi ni umukristo ku itorero rya Cambara aho mama ateranira, turamusengera arakira. Twamaranye nawe iminsi 3, hanyuma abadayimoni b'iwabo turamenagura, ibintu basasiraga bazimu turamenagura. Icyo gihe ho nari maze kugira imyaka 17. Yego, murumva mwari maze kuba bakuru? nari maze kuba mukuru. Yego, ibyo yagiye nkoresha ndi muto ni byinshi. Ndibuka hari Imana dutegetse kuzamuka urutare, turaruzamuka turi kuvuga indimi nta migozi tugendeyeho. Ni byinshi Imana yagiye nkoresha. Icyo gihe cyose Imana yagiye ibana nanjye, tugasengera abatwite. Iwacu abantu birirwaga bice baje ngo baje kunshaka ngo mbasengere. Abakobwa babuze abagabo nkabasengera bagakora ubukwe, abamama babuze urubyaro nkabasengera bakabyara. Ni byinshi Imana yagiye nkoresha. Kandi kuva icyo gihe Imana impamagara mfite imyaka 9 kugeza uyu munsi ndacyari mu itorero, sindahagarikwa n'umunsi n'umwe. Imana yakomeje kubana nanjye. hari abantu bazaga guteza utuyuzi kwa muzehe babonye umaze gukizwa, babonye izo mpano z'Imana. Nta bantu byahinduye cyangwa se ngo bizane kuri Yesu Kristo, kuko baramaze kubona ko ibyo Imana igukoresha birusha imbaraga kure cyane ibyo bizaniraga mu bapfumu. Byahinduye abantu benshi. Ubu n'umuryango wacu abenshi babaye abarokore kubera icyo gitangaza Imana yakoze. Yego. Igihe kiza kugera utangira kubona ibimenyetso by'ubukwe. Ntabwo byakugoye nk'umuntu wari uri mu muhamagaro umeze gutyo kumva umusore cyangwa umugabo ashaka kubwira ndagukunda, ndashaka ko tuba inshuti, bikagera aho bikura bikavamo no kubana, rwa rugo Imana yari yaragusezeranyije ku myaka 16? Kubera ko ku myaka 16 Imana yampaye ibimenyetso bifatika. Icya mbere Imana arambwiye ngo impaye umusore iwaba azaba ari we bucura. Icya kabiri irambwira ngo azaba afite nyina w'umuhanuzi, nzajya ndahanurana na mabukwe. Icya gatatu irambwira ngo azaba ari umusore muto w'umuyumbu. Ihita imumbwira neza. Rero aje kunsaba urukundo ntabwo byangoye kuko nari mfite ibimenyetso bifatika byinshi kuri we. Nuko ubukwe baburateguwe byanga byemera, intambara ntabwo zibura za Satani kurizamo umugambi w'Imana. Ibyo bimwigize mu bica mu bihe by'ubukwe bwanyu? Intambara zabayeho, abantu benshi bakifuza no kuntegera mu mayira ngo bamfate nishingire. Bantegeye mu mayira inshuro nyinshi, ariko Imana ibana nanjye. Ndibuka ko hari n'umusore rwose wabiteguye mvuye muri korari ategura kumfata. Arabitegura yewe akoresha undi muntu, hanyuma bantegera ahantu. Ariko Imana yabanye nanje. Imana yabanye nanje, uwo musore angeza no mu nzu, ariko Imana impagararaho. Birabyo guterura abagiye baranterura bangeza no mu nzu, Imana ibana nanjye impagararaho. Ni ikintu kitari cyoroshye cyane kumva ko ushobora kurenga uwo mutego. Imana irakomeza kurinda. Umunsi w'ubukwe uraba, ubukwe bwatashye muzehe akiriho cyangwa yari yaritabye Imana? Muzehe yari yarapfuye, yapfuye nkiri muto. Abantu umuryango wose urumva waramaze guhinduka, waramaze kuba barokore, ibintu byasaga naho byagiye mu buryo muri mashinga akomeye cyane y'Imana. Yego. Aha, ikintu gikomeye cyane byanga byemera, nubwo wari wubatse ariko wari ufite amasezerano y'uko uzagira urugo rwiza, ariko ntibivuze ko za karande za kera ntabwo wari kwibagirwa ko hari amagambo akomeye mama yigize akubwira. Hari amagambo nagendaga mbyibuka, ariko aho maze kumenya ko Imana ivuga ikagenda imbwira ko izangirira neza cyane, ko uwo mumama Esther amanurira yarambwiye ngo bwa mbere uzabyara umwana w'umuhungu. Arambwira ngo kandi uwo mwana uzamwita Ihemba neza Patrick. Arambwira ngo kuko umugabo Imana izabiguhaye ni igihembo. Ni igihembo iguhembye. Irambwira ngo urugo rwawe ruzifuzwa n'uwari we wese. Akimara kubimpanurira, nafashe uburemere bw'iby'Imana ivuze mbigeretse ku byo mama yavuze, nsanga iby'Imana biremeye kuruta ibyo mama yavuze. Yego.
ujya mu rugo ufite ayo masezerano, nibyo kuko niko byanagenze. Niko byagenze. Ku mwana wa mbere ngire ngo ntabwo byoroshye, abantu bakurikirana ubuhamya bwawe bagiye babyumva ho cyane, wagiye ubikomozaho. Ibyo bihe ubundi ubyibuka gute byo kwakira imfura yawe? Wari waraherewe n'amazina kera, ibintu byaje warabyiteguye cyane? Ndagira ngo nkubwire ko iyo Imana ivuze shitani nawe ararwana. Ariko iciza cyo kuba twaravuganye n'Imana, ku munsi mubi turakomera. Maze gutwita, shitani yarwanye intambara ikomeye ashaka gukuramo inda. Ugisama? Ngisama. Imana ikomeza kubana nanjye, Satani akarwana. Noneho ku mezi 4 nibwo byakomeye cyane, banjyana no mu bitaro, bangeje ahantu hitwa Kukabatwa. Abaganga bavuga ko bikomeye ko banjyana i Musanze, banjyanye i Musanze ku mezi 4. Ku mezi 4 dogiteri yanzura ko inda bayikuramo. Nanjye mubwira ijambo rikomeye, ndamubwira nti dogite, niba ari umwana w'umuhungu ntabwo aravamo. Arambwira ngo kubera iki? Ndamubwira nti navuganye n'Imana. Ubundi ndashaka gutangariza abantu bankurikiye ko iyo wavuganye n'Imana nubwo intambara zahaguruka ntabwo zikuraho icyo Imana yavuze. Hanyuma dogiteri abwira abo turi kumwe ko umwanzuro afasha ari ugukuramo inda akandokora, kuko yavugaga ko kugira ngo ndokoke mbe muzima ari uko bakuramo inda. Anyuje muri ekogarafi aramubwira ngo kandi yari umwana w'umuhungu nk'uko bivuze. Namubwira oke, niba ari umwana w'umuhungu warabaho. Ngewe kuva na kera kose nahoze nizera, ndavuga niba ari umwana w'umuhungu ntago aravamo. Dogiteri yandika impapuro, banzura ko bagiye kuyikuramo. Marayika arambwira ngo humura, ni ibikangisho bya shitani, umwana wawe ntabwo avamo kuko ni umuhungu. Hanyuma rero dogiteri yahise avuga ngo bagiye kuyikuramo, kandi ubwo nanjye mbonye iyerekwa. Mu mwanya yahise hinjira undi mudogiteri w'umugabo, ahita avuga ngo uyu mumama tugiye kumuha amahirwe ya kabiri, reka tumuhe ibinini, nibitagira icyo bikora nyuma y'isaha turahita dukuramo inda ye. Ubwo yari ifite amezi 4 abantu babyibuka? Yari ifite amezi 4. Hanyuma rero dogiteri yampaye ibinini 3 nka kwa kunina bibonye mu iyerekwa. Akimara kubimpa bampaye isaha ngo mbe ndyamye, nyuma y'isaha baramenya icyo gukora. Nyuma y'isaha rero yaraje aravuga ngo umwana ntabwo akivuyemo, ngo hari ikintu kiri gukoreka. Bahita bambwira position nshobora kuryamamo kugira ngo umwana ntazagira ikibazo. Amezi 5 yarasigaye yose. Yego. Wayamaze uryama mu rugo? Yego. Ntabwo inda yongeye kugira ikibazo? Ntabwo yongeye kugira ikibazo kugeza umwana avutse. Umwana yavutse nabwo byaciye mu nzira zikomeye, ko namaze 1 cyumweru mu bitaro. Hanyuma rero abaganga bakantera ibise, ariko umwana ntavuke. Nari mfite mabukwe w'umuhanuzi kazi rero nuko aherutse gutaha, aja mu iyerekwa aravuga ngo Imana iramubwiye ngo umuvuzi ari Yawundi, kandi mabukwe ntabwo yari ahazi Yawundi. Aravuga ngo Imana irambwiye ngo umuvuzi uravura Nyirapasika ari Yawundi. Yawundi abantu turetse ni agace kamwe ko muri Musanze? Ni agace kamwe ko muri Musanze. Ndavuga ngo ni muri Cameroon. Yego. Hanyuma rero nibwo musaza wanjye bamuhamagaye bamubwira ko byananiranye. Aravuga ati hari umukobwa nzi w'umuvuzi asengera mu badivandiste, reka tumwitabaze. Kandi koko mabukwe yari yavuze ngo umuvuzi araturuka i Yawundi. Umukobwa yaraje ampa umuti, akimara kumpa umuti nyuma y'iminota 10 mba ndabyaye. Nabyaye akana kagakara, nta buhinja kari agakaratsiriri, kubera ukuntu shitani yagiye amurwanya. Ariko ubu ni umusore, ntabwo wamumenya, ari mu wa mbere segonderi. Ihemba neza. Ihemba neza. Yego. Ayo mazina wari ukiyibuka kubera ayo masezerano wari warahawe? Nari nyiyibuka rwose. Ayo masezerano yasohoye nyuma y'imyaka ingahe uhawe amasezerano? Amasezerano yasohoye nyuma y'imyaka 6. Yego. Nyuma y'imyaka 6 ngire ngo ni ikimenyetso cyiza cyuko amasezerano y'Imana
nubwo yatinda ariko azasohora ajya asohora. Nyuma y'ibyo byose ubuzima bwarakomeje, ngo Satani ntabwo yahagaze kurwanya, yakomeje kundwanya. Baraka baraje, Baraka rero nawe ntwite inda ye ku mezi 7, shitani yagambiriye nabwo kuyikuramo. Hanyuma icyo gihe nyine mabukwe yari akiriho. Mabukwe araza aransengera ngo tujye kwa muganga. Arangije arambwira tumva rero Imana iravuze ngo ni shitani wari uri kurwanya uwo mwana, kandi uyu mwana ni umugisha. Ntabwo rero tugomba kujya kwa muganga. Imana irambwiye ngo tuje kugura utunini. Ambwira n'utunini mu izina nuko ubu natwibagiwe. Arambwira ati Imana imbwiye ibinini tuje kubigura. Hanyuma ibinini barabizanye. Mabukwe ahita asenga arambwira ngo ntabwo igihe cyari cyagera, umwana ntiyari yamera n'umusatsi, areba mu nda. Mabukwe yari umuhanuzi ukomeye, areba mu nda. Arangije arambwira ngo ntabwo igihe cyari cyagera, ni shitani wari ushaka kukurwanya. Umwana ntabwo yari yagera igihe cyo kuvuka, ariko uyu mwana mbonye ari umwana munini cyane, kandi mbonye yicaye. Mabukwe yarasengaga akamenya ikiri mu nda, akamenya uko bimeze. Arambwira ati kandi ni umwana w'umuhungu, atari ko aricaye, ni munini cyane. Ati mbonye umubyariye mu ruhengeri. Aba ariko ambwira ko byagenze. Maze kunywa bya binini, mu nda hameze neza, amezi 9 yuzuye. Ngiye ko nambona Mabukwe araje arambwira ati rero igihe cyo kubyara cageze, niko Imana imbwiye. Kandi Imana irambwiye ngo ntabwo urabyarira kwikora, ahubwo urabyarira mu ruhengeri ku bitaro bikuru. Umugabo wanjye aramubwira ngo hoya, asanzwe abyara neza. Mabukwe aramubwira ngo mbonye afite umwana munini mu nda, ntabwo yabyarira kwikora. Hanyuma rero kubera ko ntabwo wagera i Musanze batagoye transferi, twabanje kuri centre de santé. Tuhageze bati nta transferi turaguha, ubyara neza ugiye kubyara. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri nta kubyara. Ku munsi wa gatatu Mabukwe arababwira ngo umwana wanjye napfa, muramuriha. Ati icyambere umwana yicaye mu nda. Abaganga batari ko mukecuru warasaze, ubu se ubwiwe niki ko umwana yicaye mu nda, uri muganga? Mukecuru ati Imana nkorera yabinyeretse. Nyuma haje umuganga uje kurara izamu, akoze mu nda yanjye aravuga ngo umwana wawe aricara. Aravuga ngo abantu bakugumishije hano bari bitwaje iki? Kwano tutabaga kubera iki batagoye transferi? Kugira ngo ryayerekwa mukecuru yabonye risohore, rigira n'agaciro. Ndashimira Imana ishigikira iyerekwa yanyujije mu bakozi bayo kugira ngo rigire n'agaciro. Ibyo bari barakubiye ko muzajya musengana na Mabukwe. Yego. Ubwo rero bahise baduha transferi, turagenda tugeze i Musanze. Bahise bambaga. Uwo mwana yavukanye ibiro 5 n'igice. Ari uruhinja. Ariko n'ubu ni umusore. Niwe mwana wanjye wa kabiri, ubu ari mu wa 5 primaire. Baraka. Iryo zina ryo mwari mwararihawe ryari? Iryo zina narihawe mfite inda y'amezi 7, kuko n'umukurikira nawe yitwa Mugisha. Abana banjye bose baba bafite amateka. Iryo zina warihawe bakubwira ko risobanuye iki? Bituruka ko buri mwana wese Imana agiye imuvugaho mu buryo bwe. Mabukwe yaravuze nyine ngo ni umwana w'umugisha. Aravuga ngo Imana iramubwiye ngo nzamwite Ishimwe Baraka. Ishimwe Baraka. Yego. Ni iryo zina Mabukwe abara ari guhaye, ubuzima burakomeza. Umwana baravutse ibiro 5, abaganga bo ntibatangaye. Baratangaye. Umwana baramufashe bamuzengurukana ibitaro kuko yavutse afite n'ubwoya kubera kuba munini. Eko na n'ubu ni umusore nijeya. Isuku igira isoko nawe. Biba bifite aho bihurira. Umwana wa gatatu we. Umwana wa gatatu. Umwana wa gatatu nawe namubyaye mbazwe. We namaze umunsi wose ndi muri koma. Ariko nawe Imana yari yarambwiye ko nzamwita Mugisha. Yitwa Igiraneza Mugisha Desire. Icyo gihe byo we wigize ugira ikindi kibazo muri ibyo bitandukanye, Imana ijya guha amasezerano n'amazina yayo, yarakwiye ko ari umwana uje mu buhe buryo? Yarambwiye ngo aje
mu buryo bw'igitangaza kandi Imana irambwira ngo ni umwana uvukanye n'umugisha. Hanyuma ndibuka ko uwo mwana namubyaye maze kwimuka kuko abatwa nimukiye ahantu hitwa Irega. kuki wimukaga iki ubuzima bwari bugenda buba bubi cyangwa n'izindi mpamvu runaka zari zitumye? Ahubwo bwone bw'Imana yari iri kunteza imbere, nari mvuye ahantu hitwa kuko abatwa hanyuma nimukira ahantu hitwa Irega. Hanyuma rero aho Irega naho nahaboneye ukuboko kwiza kw'Imana ko nibwo Imana yategetse umumama wari uhagarariye Ewasa. Imana iramutegeka araza anshirira sima mu nzu, anshiriramo n'amashanyarazi. Nabyaye uwo mwana amfite amashanyarazi mu nzu kandi ubwo urumva cyari igitangaza kuri njye. Hari ukuntu wenda ubuzima bugorana, ubwo urumva niba Imana yaramukoresheje ubundi ubwo buzima arimo bwari ubuzima bumeze gute? Niyo karitsiye two kuko abatwa turabizi ko izo karitsiye zibaho, ariko akenshi usanga zituweho n'abantu basigajwe inyuma n'amateka, ari ububumbyi n'ibindi nk'ibyo byose. Duha ishusho y'ubwo buzima nuko Imana yaje kubuhindura bituruka kuri ubwo buryo umuhanuzi Imana yagejeje kuri uwo mubyeyi akaguhindurira amateka nawe ugatura muri si. Muri ubwo buzima bwose nanyuzemo nakomeje gukorera Imana. Nabaga mu buzima bwitwa guceba. Guceba ni uguhumba. Najaga guhumba, guceba injumbure, sinzi niba iki Kinyarwanda uracyumva. Ndacyumva, ni ukuvuga ngo hari ukuntu abantu bahinga ahantu bamara guhinga imyaka bakayisarura ugasubira ahandi bahinze ukajya gushakamo ko hari ibyasigayemo. Yego, nubwo buzima nabagamo ariko ngakorera Imana. Hanyuma ndi muri ubwo buzima nagiye mu ivugabutumwa i Musanze, mpahurira na gurupe, nibo bahise batuma menyana n'uwo mumama ukora muri Ewasa. Hanyuma Imana imutegeka kunshirira amashanyarazi mu nzu, anshiriramo na sima. Aho hantu nari nimukiye Irega. Uwo mwana rero yavukiye muri ibyo bitangaza. Imana arambwiraga ngo ugiye kubyara undi mwana uzamwite Mugisha, ko hari umugisha azanye. Urumva byari umugisha kuri njye kuko uwo mwana nawe mufiteho ubuhamya cyane kuko namubyaye mfite ibibyimba bibiri mu nda. Nagira ngo tukomeze tuganire, ariko ndashaka kumva iki kintu ngire ngo hari ubuhamya abantu benshi cyane bakunze kumva ugarukaho inkomoko yabwo, niyo ngira ngo tuzizeho n'uburyo byashyizwe mu bikorwa, n'icyo washakaga kugeraho ubwo wafataga umwanya wo gutekera Imana ubugari. Mama Baraka, kubera ko njyewe Imana yari yarambwiye ngo urugo rwanjye ruzifuzwa n'abantu bose. Yego, numvaga ko nta kibazo na kimwe nzagira mu rugo, ariko burya Imana ivuga ku itangiriro ikavuga no ku iherezo, hagati ikahagira ibanga. Mu rugendo tujya duhura n'ibyo tutari twiteze, ariko ndashimira Imana ko igenda ibana natwe. Buriya Imana yacu ivuga bike ariko igakora byinshi. Impamvu rero nagiye gutekera Imana ubugari, nari ndi mu gihe kigoye. Icyo gihe nari maze amezi 4 nshatse, hanyuma tugira ikibazo cyitwa gusonza. Inzara bien. Nge n'umugabo inzara iraturya, umunsi wa mbere turaburara, umunsi wa kabiri turaburara, umunsi wa gatatu umugabo arambwira ati Imana yavuganye natwe irihe? Ndamubwira nti humura, ngiyewe ndasenga nyibaze. Nubwo nari mfite inzu mbi ariko nari narashizemo icyumba cy'amasengesho. Nagiye mu cyumba cy'amasengesho mu wanjye ndasenga, Imana irambwira ngo mwana wanje uzarya, ngiye kuguha ibiryo. Nge nibwira ngo ako kanya ibiraje. Naho Imana ivuga kwitangiriro ikavuga no kwiherezo hagati kagira ibanga. Intambara zo hagati reka. Duhura n'ibyo tutari twiteze ariko turashimira Imana ko ibana natwe. Niyo mpamvu umudive aherutse kuririmba, aririmba ngo mu byo twari twiteze twari twapanze migena migambi, coronavirusi ntiwarurimo. Uzi ko muri twe nta wabipanze. Vision 2020 twayipangiraga bikomeye. Ariko no muri corona Imana yabanye natwe. Twagiye kumva twumitangaza, insengero zizakomeza gufungwa, utubari tuzakomeza gufungwa, abanyarwanda barashishikariza barahugupfukamunwa bashira mu metero. Nubwo itavuze cyane kuri corona, ariko no muri corona yabanye natwe. Rero nge nari nzi ko urugo ngiye gushaka ari ijuru rito,
ntacyo nzahura nacyo, mbese imeze nk'umuntu ugiye mu ijoro. Hanyuma rero Imana imaze kumbwira ngo urariye, ndataje mbwira umugabo nti sheri humura tugiye kurya. Ariko umugabo yari yacitse intege, nanjye rero nayo nihagazeho, nayo mfite inda y'amezi 4. Sinzi ukuntu nahagaze mu muryango, ndebye mu izuba mbona abazungu bari guceza, naho ntabwo ari abazungu ahubwo ni ibikezi ni isereri. Hanyuma rero ibikezi by'inzara. Hanyuma turongera turaryama, ubwo ribaye ijoro rya 4. Hanyuma mu gitondo twananiwe kuva mu buriri, numva umumama w'inshuti yanjye arakomanze, araje arambwira ati mama Baraka ubuzima urimo ndabuzi, ariko nanjye nta kindi mfite uretse ubugari. Anzanira ibiro 2 by'ubugari. wari ubonekewe. Nahise ncana vuba mu ziko, icyo gihe ntago natekaga kumbabura, ncana mu ziko, amazi arabira nteka ubugari buhiye, nshaka isosi ndayibura. Ushobora kumbaza ati ko ari mu cyaro kubera ko utabonye na dodo, ariko umuntu uzava nk'umuti wo kuvugutirwa abandi, Imana imutinza mu butayu. Ubwo ubugari bwarahiye, nshaka isosi ndayibura, ariko nibuka ko mfite amazi, mfata amazi ndayatekarabira, ndagenda mbyutsa umutware ntibyukurye, kubera ko ubugari nari nabushize ku iparato, amazi nyashyira mu isorori. Umugabo araza akaraba intoki, yihutiye gupfundura isorori kuko arazi ngo harimo isosi. Apfunduye ati ntaya nayo turakaraba, nti ni isosi. Ati ngo iki nti ni isupu. Umugabo yarariye, barambwira ati ko binaniye, ntariko ntihangane nawe we kujura teta. Umugabo mbona akozemo 2 biramunanira, ngiye ubugari naraburiye pasi ndakomba n'agasafuriya ndagakomba kubera inzara nari mfite. Hanyuma nimugoroba nongeye gufata ubugari ndateka vuba, nongera gufata amazi ndayabiza. Umugabo yarabyutse arongera arakaraba mu gupfundo, ati nani ya sosi, nti nani ya supu. Yakozemo biramunanira, mbona amarira araje. Nibwo bwa mbere nari mbonye umugabo wanjye arize kuva tubanye, ntago nari nzi ko abagabo barira. Hanyuma nanjye nafashwe n'umubabaro, nibuka amasezerano yose Imana yansezeranije, nibuka ukuntu Imana yambwiye ngo urugo rwanjye ruzifuzwa n'uwari we wese. Navuga numva rero Imana ishobora kutanyumva, reka mbwire Yesu niwe waducunguye, nti Yesu ubu bugari busigaye wowe naswo n'umwuka wera ndabubazanira ku musozi, ndabirambiwe, namwe mu bujye mwumva uko inzara ijyana hoshi. Amina. Byandaye ku mutima. Ubusanzwe ngewe ndi umuntu ufite kwizera, numva ko Imana iri hejuru y'ibintu byose. Navuze ni ubu bugari nimbujyana ku musozi, Imana nibwo iramenya ko nababaye, irahita ihaguruka ubundi nsubize. Nabyutse kare ntago nagishije umugabo wanjye inama, kuko natekerezaga ko arambona nk'umusazi, cyane ko akenshi umuntu uri mu muhamagara abera ikibazo abatarahamagawe. Nabyutse kare mfata umwuko n'agasafuriya n'amazi, ndagenda nyuriye ishamba, mva ahantu hitwa ku Kabatwa n'amaguru, ndagenda ngera i Musanze ku musozi wa Ndabirambiwe, nakoresha amasaha 5 n'igice ugenda n'amaguru, kandi mfite inda y'amezi 4. Ngeze ku musozi nahasanze iteraniro rinini, ndavuga nti bariya ntabwo ndasengana nabo, bashobora kuba badafite ibibazo nk'ibyanjye. Kumbi iyo uri mu kigeragezo wibwira ko ari weho wenyine ubabaye. Narihereye navuga nti Yesu nta mikino, wowe naswo n'umwuka wera, ubu bugari ngiye kububatekera, namwe muze mu buryeho shi. Amina. Nabutekanye umujinya, umuriro uraka, ndawuteka, ubugari burasha, nta sosi natetse. Ndangije nti reka hariya ntegereza Imana. Umuyaga wahuha nkagira ngo ni Imana ije, ibiti byanyeganyega ntubwo ni Yesu. Mu mwanya mbona umugabo usanzwe uhetse igikapu araje, arambwira ati mada Imana ikuntumyeho. Ntikuntumyeho ngo iki? Ati ubugari wayitekeye, irambwiye ngo buzane mburye. Nahise ngira ubwoba, ntabwo ntuzi ko burya yari iri kumva koko. Iravuze ngo buzane mburye, none se ni weho Mana? Ati ndi umukozi wayo. Ati ubundi Imana igaragarira mu bantu yaremye. Ubugari yaraburiye, umugabo araburya, mbona n'agasafuriya aragakombye. Hanyuma abarambwira ati madati ndagiye. Kise kugiye? Ati ahubwo ati kino gikapu ati Imana irambwiye ngo nkiguhe. Igikapu naragifunguye,
ndebye nsangamo ibitenge bibiri bya wagisi, ntabwo nahise nishima, navuze ni Imana ntabwo nagusabye imyambaro, nagusabye ibyo kurya. Numva ijwi rituje, Pasi, Imana yacu iriho. Ndatangariza abantu bihebye mbabwira ko Imana yacu iriho. Abantu bose bazakurikirana iki kiganiro mbifurije gukomera. Iyi Mana yacu nubwo yababaza umuntu imugirira ibambi. Yobu yaravuze ngo izi nzira nyuramo nizimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu nziza. Arongera aravuga ngo haracari ibyiringiro ko nubwo igiti cyatemwe kirongera kigashibuka. Hanyuma numva ijwi rituje rambwira ngo mwana wa, reba mu mufuka w'imbere urasanga icyo nagushiriyemo. Narafunguye ndebye mu mufuka w'imbere nasanzemo ibihumbi 60. Navuze indimi nka 50 ndi utereze kerevezi pazevo amina. Urakoze Mana. Numva ijwi rambwiye ngo mwana wa, iryo ni itangiriro ryo kurya, uzarya uzagaburira n'abandi. Si Pasi, urabona koko ndi umugore w'inzara? Imana yacu igira aho ikura umuntu ikagira n'aho imugeza. Ubwo uri no kuri yanda y'amezi 4, yanda y'amezi yayindi ugiye kugeragerezwaho nanone. Yego. Hanyuma rero Imana ibana nanjye nyura mu buzima bugoye, ariko uyu munsi nawe urabibona aho ngeze ni heza. Kandi nzi neza ko aho izangeza haruta uyu munsi. Ukomeze uyu munsi ejo bizaba birutaho, kuko uko bwije nuko bukeye ngenda mbona ineza y'Imana. Mva mu bwiza njya mu bundi. Ntibivuze ko kunyura mu mibabaro bikuraho icyo Imana yavuze, ahubwo kunyura mu mibabaro ni inkomezi Imana itanga mu rugendo kugira ngo umugenzi akomere. Ugeze mu rugo uzanye igitenge, uzanye n'amafaranga. Nzanye amafaranga. Wagiye amaguru akora hasi? Yesu we, nagiye gutega. Ntabwo nongeye higutabaye rega, ugomba nawe kugenda ni fiyeri. Nagiye gukatisha. Reganyura no kuri busheri mfataho akanyama. Turagenda tujya inyama. Twagabura Imana ubugari iduhaye inyama. Imana ishimwe. Yabyakiriye gute umutware icyo gihe? Umutware yarishimye. Ubundi mu buzima busanzwe afite umugabo nawe wizera. Yego. Ahise yishima, ariko ibyo byose nawe mubwiye uko byagenze. Urumva operasiyo yose yarayimuhaye, ntabwo byari byoroshye cyane. Icyo ni igihe kimwe gikomeye cyane. Ibindi bihe uyibuka ukavuga ati Mana, aha hantu warantunguye, bitewe n'uko wari mu bigeragezo. Hari byinshi cyane watubwiye, ariko icyo cy'ubugari cyo cyaramamaye, bituruka ko ari ikintu gitangaje kumva ko umuntu ashobora gufata umwanzuro kugira ngo abwire Imana gutya. Ibi bintu byakwiye kwigisha icy'abantu, icyo cyo gutekera Imana ubugari, bituretse ko ni ikintu umuntu wowe wanyuzemo umuntu ashobora kwiyumvisha kuva ko ari nk'igitekerezo cyangwa se nk'imfashanyigisho, ariko ni ikintu cyabayeho cya nyacyo. Iki cyagakwiye kuba kigisha icy'abantu bakurikiye ikiganiro cyawe uyu munsi. Nababwira ko bakwiye kuzamura kwizera, bagakomera cyane ko iyi Mana yacu iriho irakora. Bakwiye kwizera bagafata Imana nk'inyembaraga. Burya nta kintu gikomeye kurusha amaboko y'Imana. Ibintu byose tubona bikomeye, amaboko y'Imana ari hejuru yabyo, abirusha imbaraga. Abirusha imbaraga cyane. Ikintu gikomeye cyane ngira ngo tugarukeho nanone, wagiye ukora ibindi bintu bigatera abantu ubwoba byo guhangana n'abarozi. Wavutse usanga mu rugo icyo gihe muzehe yararaguraga, byanga byemera abapfumu n'abarozi ni abantu basa naho bafitanye isano rya bugufi. Operasiyo cyangwa se guhaguruka ukajya kurwana n'abarozi utatiyobewe ko bashobora kuba nabo hari izindi mbaraga bafite z'ikuzimu zidapfa kwisukirwa n'uwo ari we wese. Byaturutse kuki, byagenze gute ubundi? Impamvu nahagurutse ngahangana n'umurozi, nari nzi ko imbaraga z'Imana ziruta cyane iz'abarozi. Cyane ko nari mfite isezerano. Urabona mama yigeze ambwira ngo kubera ndiye ku izo nyama ntago nzabyara, ariko nsenze Imana imbwira ko nzabyara. Byatumye nkura mu buryo bw'umwuka, nzamura kwizera, mbona ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Ni nacyo cyatumye
wabyumvise mu ijambo ry'Imana nagiye mbwiriza hirya no hino mvuga ukuntu nahagurutse ngahangana n'umurozi. Nuko nzi neza ko imbaraga z'Imana yacu twiringiye ziruta cyane iz'abarozi. uwo murozi wamuhagurukiye ryari byagenze gute kugira ngo ufate icyemezo cyo kugira ifu rikomeye cyane cyo kujya kurwana n'imbaraga z'umubiri? Uwo murozi nari nkodesheje iwe kandi nkodesheje mu buzima bugoye umugabo wanjye arwaye. Umugabo wanjye yari arwaye arembye, hanyuma dukodeshe mu gipangu cy'uwo mugabo, kandi umuntu wadukodeshereje yari yadukodeshereje amezi 3. Umuntu ansuye ambwira ko nyiri icyo gipangu ari umurozi. Ambwiye ko ari umurozi bintera imbaraga zo gusenga. Bundi mu buzima busanzwe nge saa 9 z'ijoro ndabyuka ngasenga, saa 9 z'ijoro rero narabyutse ndasenga, numva ngize imbaraga. Imana irambwira ngo ninzenguruke mu cyumba turyamyemo. Umugabo yari indembe, yari amaze amezi 8 arwaye cyane ko twimutse arwaye. Hanyuma ndasenga, Imana irambwira ngo sohoka uzenguruke igipangu. Ndakizenguruka ngiye kumva numva umusaza nyiri igipangu avugije induru. Kumbi amasengesho ndi gusenga ari gutwika imbaraga ze. Arasakuza cyane, uko asakuje nanjye niko nkomeje gusenga. Hanyuma nagiye kumva numva Imana ivuganye nanjye, irambwira ngo mwana wa urakoze, ukoze ibyananiye abandi, unyeganyeje imbaraga za Satani. Ngaho genda uje kuryama. Ndagenda ndaryama. Imana irambwira ngo ariko mu gitondo umurozi araza kugusuhuza, ntumuhe umukono kuko agambiriye kukuroga. Ndashimira Imana yacu kwivuga, itubwira kubizaba kandi bitaraba. Impamvu abanyomwuka dukomera nuko tuzi bizaba kandi bitaraba. Yesu ari kubwira abigishwa n'ababwiye ngo ningena nzaboherereza umwuka wera wo kubana namwe. Uwo mwuka naza azabamenyesha ibyenda kuba. Bivuze ngo iki? Twebwe impamvu dukomera tumenye ibizaba kandi bitaraba. Vuga ngo amen. Hanyuma rero Imana irambwira ngo araza kukuramutsa mu gitondo, ntumuhe umukono kuko ashaka kukuroga. Nararyamye kuko mu gitondo ngiye kumva numva umusaza arakomanze. Narasohotse yihutiye kumpa umukono, nanjye muramutsa n'ifiyeri ni waramutse. Arambwira ati waramutse mada, nanjye ngira ncantire waramutse. Ati mada kutari kumpa umukono, nti Imana yambujije. Mada ntabwo uri umurozi, ntoya ndi umuhanuzi. None wanyemerera nkagusubiza amafaranga yawe ukamvira mu gipangu ukaja gukodesha ahandi? Nanjye musubizanya agasuzuguro, ntukemere gucogorera imbere y'abadayimoni. Musubizanya agasuzuguro, namubwira nti muze wanyemerera ukimuka hano nkahagura? Umusaza umujinya waramuri abazimu bamuzamukamo mbireba. Umusaza ahita ambwira ati mada uramara iminsi 3 utimutse, nudapfa umenye ko ntari umurozi. Nanjye ndamubwira nti muze aha nintahagura uzamenye ko ntari umuhanuzi. Nahise ninjira mu nzu nawe aragenda. Umutwara ahita ambwira ati niko sheri ndishu ntikarame. Ati niko, ati kwangaye gutongana n'umurozi, ati ubukoko ntabwo arakwica. Ati nakwica kandi nanjye ndwaye. Ndamubwira nti sheri humura, nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ndamubwira nta ahubwo ngiye kumuregera Imana mu mazi. Nahise mpamagara abamama tubana muri gurupe, tujya mu mazi Byumba, tugikandagira mu mazi. Pasi Imana yakiriho. Imana yahise ituma umugabo usanzwe aturutse mu mugi Byumba araza asanga tumaze gukandagira mu mazi. Aravuga ati mwebwe mwaba mama mwe, ati mwebwe 3, ati wowe, ati wowe munini, ati ngwino nkubwire mva mu mazi. Arangije arambwira ati Imana ikuntumyeho, ati ukiva mu rugo gusenga kwawe kumvishwe. Ndavuga ntaka kanya ati ibyifuzo wazanye Imana yabisubije. Ati wazanye ibyifuzo 3, ntiko nazanye byinshi naho twikorera byinshi, ariko ibifite umumaro burya ni biki. Arambwira tumva icambere umugabo wawe ararwaye, yarageze igihe cyo gupfa. Imana iravuze ngo iramugaruye. Nanjye ntamena narenke mukeneye, tugomba kuyibwiza ukuri. None arambwira ati cya kabiri mufite ideni ryabananiye, Imana iraryishuye na mina. Ati cya gatatu ahantu ba urakodesheje ntiye nyiri igipangu yakubwiye nabi ntiwakoreka ukuntu yantutse. Ati rero Imana ukorera
yababaye kuruta uko wababaye. Imana yo yababaye. Ndashimira Imana. Ndashimira Imana ihagarara ku mukiranutsi. Salomo mu gitabo cy'imigani niwe wanditse ngo umukiranutsi akizwa amakuba ariko umunyabyaha agasubira mu kigwici. Umugabo arambwira ngo Imana iravuze ngo yababaye kuruta uko wowe wababaye. Bico uwo mugabo wagututse Imana irahamunyaza irahaguhaye. Ikimenyetso ukiva hano uragera Nyabugogo urahita witaba telefone y'umugisha. Ni telefone ni nimero irabivuye muri Canada. Ni y'umugisha. Pasi nahise mbwira abo turi kumwe ndi bahinje ndataje. Bati kutashe kandi ari wowe wari uraduhanurira ndi namwe mwihanurire ndataje. Ngewe Imana ivuze ndabyumva mpita ntaha. Uriya Imana yivuze ukwiye guhaguruka ukaja guhura n'ibyivuze. Ndagengeze Nyabugogo rero nagiye kumva numva telefone irasonye. Narebye kuri telefone mbona ni nimero yo hanze. Pasi nitabanye Fiyeri ku muntu wavuganye n'Imana ndi allo Anga niwe gira Pasi kandi go ati naragukunze nshaka kuguha fanta uba muyihe banki ta banki nabagamo ariko ndashimira Imana. Ntago nari nzi by'amabanki ariko ndashimira Imana. Amen. Imana itumenyera none ikamenya nejo. Naramubwiye nti ndi mu nzira ningera mu rugo ndakubwira uko tubigenza. Ngeze mu rugo mbibwiye umutware hangi ati ibyo gufunguza konte ntabyo nzi ubundi se twaje kuyifunguza niba ari fanta ibyo nibyo byatuma tuja gufunguza tuzaja turashiraho ikizi hatija kureba wa mu papa wadukodeshereje. Nagenda musobanura nambwiye ati wikwire gufunguza konte ahubwo mwandikira umubwira ashire kuri telefone. N'ubwa mbere nari ngiye kwakira amafaranga yo hanze ntabyo narinzi. Hanyuma naramwandikiye mu mwanya ngiye ko nambona muri telefone yanjye hiyanditsemo imibare. Narirutse nja kuri Beka nderekana ndido bati bikizi ndi murebe bati ndidore ntimibare reba ati amafaranga turutse hanze ati se wafotoje irangamuntu ntajye bayifotozaga gute ntabyo narinzi. None se wujuje igipapuro ndi nduzuza ikihe bati kiriya. Ndagenda mfotoza irangamuntu mfashe igipapuro cyo kuzuza nyobegwa ibyo nduzuza ntabwo ntaba abantu baransuzugura kandi ndi umukozi w'Imana. Bandebye umugabo nawe uje muri banki kurotira yiziye mu bye nabwo numva boss ntiwanyemerera ukamfasha nti nibagiwe rinete zanje. Uri kwikora hari Musanze. Hanyuma umupapa arange ati nta kibazo ati abantu mwambara rinete yo mutazambaye ntago muba muri kureba neza kandi kuva nabo sindambara rinete. Ubwo yaranyujurije anyerekaho ndaje guhagarara mpagara hajya kuri gishe ngiye kubona mbona batangiye guterura ibibandari bari kugerekerana ngira ngo ubwo na amafaranga ya banki bari gutondeka. Hangi ati mada ati tuyaguye mu madolari cyane mu manyarwanda ntimuyampereze mu manyarwanda ku mutima nti by'ibidolari sinabyiviramo sinzi ngo amadolari asate ariko Yesu yagize neza ndamushimiye. Hanyuma yamaye igipapuro ati ngaho sinya pfa gusinya ntanarebye ngo nangahe. Hanyuma mbona ari gukomeza gutondeka nabasi umugabo yampereza utwanje ararangiza gutondeka amafaranga yose ya banki mpagaze hano nge narinzi ngo ni dukeye. Bambaje umuntu uri nyuma yanje nti niko uyu mugabo akora hano cyangwa n'umushitsi ndiko yankereje ngo ni hano rwose kubwo ari gutondeka amafaranga neza. Nagiye kubona murambwe ati madatu yashize mu manyarwanda ni miliyoni 8. yewewe nikubise hasi mera nk'umuntu urwaye igicuri abo turi kumwe muri banki batezuwe batumudamu arwaye igicuri bandahagurutse bati niko mada usanzwe urwara igicuri ntoya ndi nuko ntamenyera abantu benshi. Amafaranga nayashize mu gitenge nta sakoshi naye nagendanye kwambuka umuhanda byarananiye naye ndi kubona umunyonzi ndi munyonzi ntavutangonga atari yanangeraho nabona umuntu nkurikiye nta amafaranga yanjye umva nageze mu rugo ntangije umutwara ati ko wantinze nti narindi kurotira none sinangaye nti nibi byo ati byose ni ibyacu nti atubwo biradusaba gukinga cyane. Twafashe amajerekani dushira ku rugi dufata amasorori dushira ku rugi imbeba yari gutambuka tuti mwabisambo bari amafaranga yacu turi kuyarinda. Umugabo yari ari kureba ku mafaranga kisekesha yahise akira nta n'ikinina nkweye
direct ahita akira. Ntabwo rero pasi nerekeza ku musozo, aho nari nkodesheje ubu ni iwanjye mu rugo. Imana yagize neza. hari n'amakaro. Hari n'amakaro. Imana yagiye igira neza kandi iracyakomeje kungirira neza. Ubu nawe uri landirodi. Ejo bundi umupanga yaherutse kumpamagara pasi aravuga ngo mama landirodi, ntibegwe ibyari byo. Mama landirodi ise ni umushyitsi wabasuye, ati ni wowe? Ni mama landirodi ni ariko ndashimira Imana igira neza. Uyu munsi byose ngo iduteza uyu ni umunsi navuga ngo ni mwiza cyane, uhagaze uri mu mashimwe. Shimira umuntu wese wagusabiye umugisha, wagusengeye, wakugaburiye ushonje. Shimira umuntu wese kandi musabire umugisha ku Mana. Ariko wakumaze umubabaro wo guhora ku gitoto cya landirodi, uyu munsi nawe ukaba uhari kandi utuje. Ntuzigere uvuna umupangayi. Biragora cyane. Hari ubutumwa bwinshi cyane ushaka kuzajya mwumva nk'uko wabivuze, kandi twanahere tubivuga. Uwafunguye urubuga, uru ni urubuga ubundi ruje ku ruhande rumwe kugira ngo hagire byinshi cyane byora kubivuga nk'uko wabisobanuye, ariko nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu bagiye kujya bakurikira Nyirapasika Vestine kuri YouTube nk'urubuga wavuze ati kugira ngo ivugabutumwa rigere henshi cyane. Abantu bakeneye ubuhamya bwanjye ni benshi, sinabuhabara ngo nabariye bibashe gukunda, ariko mbihaye uyu murongo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nubwo utangiye, hari byinshi cyane navuga ngo abantu bagushyigikire mu buryo kugira ngo nawe utangire wiyubake, utangire ukore. Niba waramukunze, niba wumva ushaka kugira ngo ubane nawe, umushyigikire muri no vugabutumwa atangije mu buryo kugira ngo nawe agere kure, muhamagare kuri telefone ye. Ngira ngo duhe telefone yawe mama landirodi, ibintu bigende neza, n'aba ari hirya no hino ubashe kugushyigikira. Ejo tubone mama landirodi. Noneho icya mbere nshimiye Imana yanshoboje gukora umurimo wayo, ikomeje kunshoboza. Ndakomeza gushimira abantu bakomeje kunkurikirana mu mavugabutumwa atandukanye nagiye ntambutse ahantu hirya no hino. Nakomeje kugenda nitaba telefone, nagiye numva abantu benshi banshimira kandi bambwira ngo baranshigikiye, barankunda. Ndabashishikariza rero gukomeza gukurikirana ibi biganiro, kuko uyu murongo impamvu ndashaka kurwanira Imana yanjye ishaka, ndashaka kugira ngo ubu butumwa bugere kure, ndashaka kugira ngo nkorere Imana binyuriye kuri uyu murongo. Kandi rwose Imana ibaha umugisha, ndabakeneye mu bitekerezo, mu zindi nkunga zitandukanye, kandi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Bemerera ko nanjye nzakomeza kubasengera, kandi ibyo Imana izajya inshoboza nanjye nzajya mbikora. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Telefone rero 078 50 84 470. Amen. Amazina ni Nyirapasika Vestine. Dusurize Semajeri, ngire ngo nuko mwarwanye urugamba rukomeye cyane, kandi Imana igenda ibatabara mu ngeri zose. Nizere nashidikanya ko aho muri hose muguwe neza. Nizere kandi ko mwakomeza kubana n'uyu mubyeyi. Ngire ngo ni uburyo bwiza cyane. Ngire ngo twaraganiriye, uwamucumbikiye umugisha wamugezeho biturutse kuri icyo kintu, uwamugaburiye, uwabanye nawe bitandukanye, Imana yagiye imukorera ibikomeye cyane. Ibyo ari byo byose nawe ugira icyo ukora uzibutsa Imana, twumvishe kandi ko ibyo ari byo byose Imana iri kumwe namwe. Sabira umugisha abantu baradukurikiye, aba ari bo bose aho bari, kandi tubabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza. Mwibuke kandi kumukurikirana kuri Nyirapasika Vestine kuko twari turimo turabivugaho. Imana ibarinde. Amen. Amen. Mana turagushimiye. Amen. Ukora ibiruta ibyo twebwe twashobora gukora. Ndagushimiye ko ari wowe unshoboje muri iki kiganiro. Ndagushimiye kandi ko wakomeje guha umugisha umuntu wese wakomeje gukurikirana iki kiganiro. Komeze unshigikire mu murimo wawe. Sabiye umuntu wese ufite ikibazo ngo umubere igisubizo, abarusha baruhure, abafite intege nkeya bongerera imbaraga, ikiruta ibindi byose uzaduha ubugingo buhoraho. Komeza gutanga umugisha utagabanije, ineza yawe itugumeho twe twese none n'iteka ryose. Amen.